Peace Gap TV. Duherukana mu bukwe bwa nshuti yacu. Washyushye ngo bagiye gusohokana ego. Byatari. Sigaye mfite iki? Mayo makuru rero y'uwo mugabo. Sigaye mfite ikigabo. Gifite. Aha. Ikofi. Irimo amadolari cyane amanyarwanda. Amadolari gusa se ahubwo. Imodoka inzu nziza. Ni ku magambo ariko cyangwa arabikora. Ku magambo. Ariko umuntu arifata akiremera ikintu. Akiremera ijambo bibaho. Shamuvandi. Courage niba ari byo. Ariko muri iki gihe gupfa kuvuga gusa. Hoya nge ndabizi ndamwizeye. Z ndamwizeye. Uramwizeye cyane. Ngiye nakundanye n'umutipa anyemeraho. Yego. Ambwira ibintu byose afite birangira nta kintu na kimwe mbonye afite. Oya uwo watandukanye n'uwo wawe. Nimba warahuye n'imbwa zigenda zimoka mu muhanda se nge nahuye n'izitari imbwa. Ibimenyetso ni ibi. Nahuye n'umutipe. Ndabizi mfite gahunda yo kujyayo. Kumva buri kimwe cyose nshaka. Nizeye ko agifite kandi ndi bukibona. Aha shishikara wawe ndari mu nzi. Yego kumva ari mu kazi kose. Ndumiwe. Shamana ahubwo. Kumva. Yego. Aramamagaye nuko. Aramamagaye cyane. Uti. Wishushu be. Ni sawa be. Ariko turaburanye baravuze. Umva ndahari noneho. Nukuri. Uyu munsi mfite off. Yiza cyane mufite off. Yego. Oh my god. Iwose turi kumwe noneho. Turi kumwe? Basi twapanze. Umva, yego. Ngomba kuza. Nanjye ndiwe mu rugo. Umunsi ndiwe mu rugo iwana ngwino kabisa ariko kumbe kukugwamo. Shabe nanjye ndagukumbuye pe. So haraburi amafaranga ko hari uko bijari urumva haraburi. Ego, umva. Ni tike ibindi nyine nibyo nyakiriza mu rugo nta kibazo. Uyu umva. Numva ndarya kabenzi. Pome hafi aho mbese. Nubizi se njyewe ndagakunda cyane. Umva. Kiravuga uze ubwo gira vuba utege n'ubutega taxi watire n'ubutega moto n'ubutega icyo ushaka nicyo tufata. Umva ndatega taxi voiture. Nta kibazo kabisa njyewe ndahari ndaje mu kanya nahita nanagufata nabi. Okay turi kumwe. Sawa. Birabaye bingiye birabaye. Sanganga sungu. Reka. Oya, reka nje kureba bamurezi gapasi debe ko yantiza geto. Kureba ariko se amafaranga nayo imyenda se ndayikura. Bamurezi namwiyemeye ariko ndamyemeza tu geto se ndatira ndimana. Ariko ntare gapasi cyunzi geto ayiba icyunzi cyunzi nje gapiri ngomba kumutsindira ibyo yigize avuga ngo nje ngo iki ngiki cyo nta kintu ntashora nje. Oya genda mwemeza barazi ko nje nkaze wala yaraje abone kabisa. Amafaranga ako ganza aramfasha. Ganza aramfasha ndabizi kaza ndo ngende kamamagare gapasi getara yino gapasi esi gapasi umva mani ndagusabye kabisa urwana ruraza kunsura ni gapiri ugize ngwi umwana araza kunsura mani kandi urabizi makiza kuri geto mani urabizi ngemba mu bufu bwa hatari mu kajagari mwana. Oya saa 9 ngenda banahavuye niba ari byo ushaka. Oya niba Karima afite naho yaba afite gahunda ngiye baraza nahavuye we nashiriwe ngiye narahavuye kare. Nakare mu bimubwire. Okay, sawa. Sawa man. None mfite urwana rwa danje ebana ruranyemeza nyine ku bintu bya hatari kandi ruzi ko ndi gakire man, ruzi ko ndi umukire wa hatari. Ebana urakoze kuma geto tu. Oya murasanga ntagiye kare funguzo ndaruhasiga handi munsi ya tapi. Sawa musaza.
urakoze cyane. Agapasi bitese. Gapiri meze neza utese. Niko mbona wambaye neza noneho winde wakwakira. None Ngoma ibobo nkawe noneho wambaye neza. ndamufitiye umunsi ndamufitiye. Ariko iyi myenda ntiwayitiye sha. Ubu ntiwayitiye. Yambonye ngo ntibayibo. Ntayibo ibintu byose nta kintu na kimwe. Ndamufitiye umunsi. Si cyane se. Ahubwo amafaranga umwe amafaranga ungana. Ushaka angahe? 5 ariko bivunje. Ushaka ibivunje? Bivunje. 5 bivunje. Je saa 9 n'abanyaguhaha. Ariko saa 9 ndi kuyashaka vunje. Ndi kuyashaka. Ndarangura mu kanya. Uze kuyamba. Ntunyitire gahunda. Kandi wibuke na ya gahunda ya gito ya Karimu ko afite umwana. Uze kumemukira. Bangiye. Nuramukumemukira. Saa 9 uzufata ibyawe. Kimbwataza ariko ninza. Wowe gira gahunda ni gahunda. Uze kumemukira umereza amafaranga ngi kurangura. Wewe ibintu byawe. Sawa. Baba barayobye none harayobye. Kuri umugore we nyanyashye. Halo. Bushiri. None se kwa gatanu koko ni gahunda se. Urabizi neza urabyizeye. Nta kibazo ngiye se ko nanjye ko nzaba mfite off nanjye nibwo. Araje kuvugisha. Akira hamagara inimero. Oya ashyira mu inimero wowe turakiza hamagara. Oya hamagara iyi nimero. Reka mbanze mubwire ko turi. Oya witinda hamagara iyi nimero ngiye kuguha. Amadolari. Amadolari. Hase ko mbona waza. Kumbona umeze nk'uwasaze. 07 ariko 07 Diyama. 078. Kanga. 82. 82. Magana 770. ariko kutandika. Sana mwiri. Yego sheri. Ye naho mwegera imbere gatoya. Ndaje nkubone. Uyu munsi nane wo turafite kabisa urakoze cyane sheri. Sawa. None se ganza sawa. Nese iyo zahabu warumbwiye. Oya umva nkubwire nge nize. Wacyandi. Umva ni zahabu. Ni zahabu. Sheri. Karibu cyane. Ere gurisanga. Ibyo bose urabona ko nyine. Byose ni ngiye bateguriye. Oya wewe ga ukundana n'umukire nta mpamvu yo kuzira. Nta mpamvu yo kujya. Umuntu ari mu cyaro heza. Muyo urakaza neza urisanga. Njye biteguye njyenyine cyangwa. Reka njyewe. Kora. Ako sheri ngiye ubu ngubu narakubona. Ntabwo nibaza ko ari ngiye witeguye gutya.
mu minsi mike ndanyamaze kubona urukundo rwa rwinshi njye gapiri ndaheba ndabona wimukiye ahantu heza umva handi wabaga umva haneraga isoseri ariko amafaranga muri iyi minsi asigaye ahari ntugire ikibazo mungegera mucakarafu ariko hano ni heza hano ni heza shiri waguze udutebe twiza akantu ushaka ndabikuzi telefone kuri fone ntabwo wambwiye ngo iki ni icyaha tumeze dute ndakeka tuziryoshye akubaritse nta kibazo tubanze tunaganira kamara kose kararyoshye ntabwo ngiye wampaye kiya kuko uri kumva nabyanga sheri bikuma keya nanjye ahubwo ziramena inda urabeshya ahangaha kungakeha ego ziraryoshye se wazukishije njye banyitaga piri mukire cyakoze kundana n'umukire uyu munsi se turarara ariko sheri umva ndarara ndagira ngo ndebe ko ibi bintu ari njye wabiteguriye gusa we turarya batari undi tumwe mukobwa ufite we ntabwo mukobwa sinabica inyuma sinabikora ntabwo wabikora jeri abo ngabo njye urumva na nishuse we bimeze bite nanjye ndahazi hakurikiyeho gahunda imwe cyane gahunda Mfite ikurikiyeho n'ibitotsi. ibitotsi kandi nakubwiye ko ndara shaka kuryama ndumva nyine naje ngewe ndumva nyine ndumva ntazi ukuntu umeze ndumva rwose shiri noneho ako shiri ubundi ubu nagushobora ntabwo ndemereye mfite ibiro Bega akazi bega umunsi sheri bega ndananiwe ariko ndataha ariko se inyegera kuri ndataha uno se ntabwo twakongera tukanaryama noneho sheri mu rugo wumvaga ari kubuki bamenye ko noneho nanaraye Sheri, wumva- muri geto inzu y'umuhungu banyica Urazi. kugira ngo wumvaga kubuki burura ariko turavuma umetike gutaha ndashaka reka gutaha mpamagara umuntu urabona gutaha mva narangije kwitegura gutaha se gutaha uraje utahe sheri ariko wanarara bishatse warara ariko oya ntiwarara ntabwo nakongera none bibaze papa na mama bamenye se ukuri nta mpamvu reka baratwabaga maze n'ubu ndagenda mbabeshye ngo naraye kwa tante ubabwira ko gapiri naho wabwira ko waraye kwa bitanu nibyo ndi gushaka gushaka bitanu we nguze umwana yamureye umutima ntabwo uri hano nkandi urakora iki muri iyi geto utari uwanga wageze aho Karimu we waje se oya umva nkubaze wageze hano gute Karimu we waje asibe bari nawe muzi yari umu ex wanjye ngawe iyi mbwa ariko ubundi gibatuje Karimu Karimu bara batuye amageto bandebe ninde muri kumwe bite byawe oya iki se yewe kandi uwo kintu kinzanye umva amafaranga bitanu nje nja kukwaka ya mafaranga yangiye kurangura aze nk'ubu nk'aba waje waje kunyaga amafaranga sibyo sire nakubwiye ngo ningera hano imbwa nakubwiye nani amafaranga sha shami nani amafaranga nanajye kurangura nakwiyamya aha ntuzongere kugaruka aha na rimwe na rizima rero nawe musubiza ibintu bakoze ntabwo nari mbizi gusa wambaye neza umeze se kandi mutuze ariko akagahura akanyabibazo nawe se kandi nyine reka tubikemure neza icara ubundi tuzi ariko ufite ikibazo cy'ubundi wowe bite ko ndiba mwaremesheje inama hano akagahura uramunigana mu gushyira amafaranga ibihumbi akagahura bitanu akazi ndamubwira ngo ndajya kuyaranguza nimugoroba abantu mwe babiri batatu bose mubanze mutuze mubanze wumve njye nkubwiye sasa wambaye neza uyu mutipe mwe mumuretse shane fifi sinari narakubwiye mva rero genda se njyewe ubundi nta kintu naho reba n'imyenda yambaye ntabwo ari mutuze ibaze wallahi banza ugende unsohorere ikote
kwanza n'ishati utikuramo kano kanya abikuremo mana no yakunza riri inkweto n'ikotara cyangwa byo nakuba amurese haba ubundi mukuru amafaranga y'igihe cyangwa amafaranga abantu yamaye cyawe kirimo amafaranga abantu yamaye umurage ujye muri kora bagenda bagiye gusara kiravuba soni kwabyara nyabo sheri ubundi umva mubwire wigira umuntu w'umuniga zarubana ngaho nemusigaye mu Rwanda nakubwiye nta kintu ugira ukanga gusa akwiye narakubwiye no bazanye izingegera none su ngeze urabona atandi amafaranga kaka nawe muri kimwe kwabyara nyabo cyakoze kuko fifi nawe ko uragira ko twakubyumvikana baranda